reka kunsekera siko mburu birakariyemo biranababaje cyane umwana w'umukobwa nkawe ushatse akiri muto ukaza kwitwara gutya ku mugabo nta mwaka muri ako yanshatse nzi yarabizi neza ko natajya njya mu gikoni yabizi neza ko ibyo bintu najya mbikora bize yaranshatse ngo amindure njye mbikora nyine pucu nyumva hano wageze mu rwawe ese uri murenda ngo mere nkawe rero ukuntu wahindutse byagushya turebe tebe jende ntacyo bintwaye nizo nzara mukariza zuzaname n'imbyiro z'amasafuriya ariko semana kandi ufite umugabo undi umugabo yakora gukurira buri bityo cyose nyumva hano nkubwire pucuri ndabizi wenda ntago ibubyize vuba ni ibintu bya kera ariko wenda twari tuzi ko nushaka umugabo umukunze muzagera mu rugo mugashyira hamwe ukagenda umwumva none ndabona nawe murakundana ukajya kumutumiriza breakfast hano niki kiba cyabuze ngo ubyuke wite ku mugabo wawe umutegurire umuha urukundo isi ibintu mvuga umwereke ko umwitayeho ubu wasanga no mu cyumba ibintu byose wasanga nisasira kugira ngo of ntago waba utunze inzara ngo ujye gusasa ku gitanda wasanga umubwira ati mfasha kabinkurira kuko dukundana kwewe nanzara afite nase abantu bakundana si bafashanya mwana wama bite byawe wamenye yuko wageze mu rugo rwawe uri umugore umva reka nkubwire none no banza unyumve inama zose baguhaye ujya gukora ubukwe nta kintu uzakumara nanjye nyumva ariko si bigiye ejo bundi nusenya ukagaruka mu rugo ninde mugabo uzihanganira kwirirwa umuratahi inzara ni iki izo nzara ni iki